Allo. Good afternoon, Daddy. Good afternoon, my daughter. My money is finished. Me too, my daughter. Allo. Allo. Ni teacher Gakwege. Gira uti teacher metere Gakwege. Na metere ririho. Erega buriya nuko mama namabigisha kuriya buriya ndi na metere mu bintu bijyanye na karate na kungu. Teacher, kumbi wize na karate. Ongeraho na ka kungu uragakuriraho ikisi. Amayi, ujya Ridoviko cyagiye yagize amahirwe. Erega buriya metere wanjye wo mu Bushinwa yarambwiye ati mwana wanjye Gakwege rwose muhaye ubumenyi bwa karate wakubita abantu bose wabamara ariko rwose ujye witonda. Ye baba we, burya cya Ridoviko nzakiburira nikizongere kugusuzugura. Izakireke mbanze nyere kudushorogenge. Utwose nuduki. Izo ni tekinike nyine zimwe mu mirwanire metere yanyigishije. Ayiwe, nukuri uzamubabarire teacher. Umva zakimbwirire ngo ninongera kukibwira ngo sijye guhanagura ikibaho kikansuzugura. Umva nzakimena. Yego rwose ndamubwira. Kandi erega nabwo nuko ari wowe umuvugiye ubundi mba naragikubise da. None se teacher ko muvugiye ubu mbere naramuvugira ko utamukubise. Nabyo uzi se. Ibiki? Buriya nakubonekewe kera yuko uzaza kumuvugira. Ariko teacher nawe ubwo si ubeshya. None se kukubeshya byanyungura iki cyane ni wowe pe. Ariko se wa mugani ubwo ninjye gusa wabonekewe. Cyane rwose ni wowe gusa. Teacher Gakwege nawe. Cyane erega buriya ni nawe munyeshuri rwose ngiye Gakwege nigisha nkumva ndishimye pe. Reka rwose buriya iyo wasibye nanjye nigisha ntameze neza. Ariko teacher ntabwo uri kumbeshya. Ariko sinakubwiye mu bantu nabeshya nturimo pe. Okay. Ahubwo se nawe mbwira nyine ngewe umbona ute buriya. Nyine nka teacher wanjye. Oya tuvuye nyine mu by'abatica. Tubivuyemo gute se? Ne buriya ubona nari bogari. Simbizi. Subizi gute se ntabwo ubu ndeba cyangwa nzabanze mwereke ibituza byanjye. Teacher ko nabonye ibituza ari nabyora. Iki umva uzaze mu rugo nkurema agapira nkwereke mfite ibituza nk'ibyaro na rudo sikisi paka nk'izane y'imare umva ndakubwiza ukuri ndi bogari birenze urugero. Cyakoze teacher hari ikintu ngukundira. Hari ikindi kitari ubu bogari bwagese. Oya sibyo. Oya se. Nge nkunda ukuntu uhora umeze neza na stress. Oya ni ibisanzwe rwose nkuko nanjye Gakwege nyine ndudasanzwe. None se Gakwe Karami ni gute ubigenza nyine ngo umeze neza na stress ufite? Nyine urumva ubundi kuntu ngewe nteye umva sinjya mburana n'injiji pe. Iyo numva hari ibintu uri kumbwira nari kumva neza mpita nkubwira yuko uri mukuri. Ariko ndi kumva ibyo atari byo ubu urimo kwibeshya cyane. Nawe uri mukuri. Allo. Allo. Gakwe ngariko wabonye akazi. None wumvise ngo nabonye akazi none uramamagaye. Oya pe. Genda sha turabazi mukunda baki. Ariko se Gakwe ubu ko nkundana na Korode hari amafaranga agira. Yamaye nka numbwira yuko ugikundana n'uriya mutindi ngo ni Korode. Umutindi ni wowe. None se ngiye ndi Korode sheri wawe kari we mutindi. Gakwe gezaho niba wanasinze ujye gusindira hirya ureke Korode wanjye. Ariko mana Korode wawe mama shenge. Ariko se ko numva ubivugana gahinda warampfuhiye. Ngewe Gakwege se. Wowe nyine. Umva uzabaze uzanaperereze ngewe ntabwo nagufuhira. None ko numva urukundo rwanjye na Korode warutinzeho cyane. Erega buriya nuko mba nakugiriye impuhwe. Wawungirira impuhwe se warambya. Muganira ubu guhera uyu munsi uyu munota ino saha umva ibyanyu mbivuyemo pe. Ubundi se wigiraga make. Nabiretse pe. Ahubwo mu minsi mike dufite ubukwe. Wiki? Nago wumvise se. Shansubiriramo menya numvishe nabi. Dufite ubukwe mu minsi mike. Ngusaba akantu gato. Akantu kahese kandi. Umva mbabarira ngaruke mu bintu byawe na Korode. Izina ry'Imana umva biteye agahinda biteye agahinda. Mbabarira ibyo tubireke Gakwe nago bikureba. Oya nukuri birimo birandeba ahubwo cyane ni gute wemerera uriya mutindi ngo ni Korode ugendera no muri boda boda. Wowe se ugenda mu ndegera. Oya nuko rero ndumva naho mutaniye.
yewe sha naba nanjye wenda bafite n'izo nzozi zo kuzayigendamo ariko korode we umva aba yifitiye inzozi ngo zo kuzajya ku kibuga cy'indege ngo byibura akanayireba yegere ngaho umva izo nzozi koko ibyo se wabimusomyemo erega buriya iyo urebye umukene uhita umenya icyo atekereza none se ubundi ibyo yabatekereza byose hari ikibazo kirimo sha yaragutamitse ndakurahiye kandi narabikubwiye wambwiye iki se sinakubwiraga yuko azakuroga ukanga kunyumva Imana ishimwe ko nakumvishe rero sha si ukubirenga gusa ahubwo yaranabigutamitse pe ase n'abarangiye bagiye kuntwara we widwa iwanyu wahombeye iwanyu sha uruwo kwirirwa mu rugo gusa none se nirirwa mu rugo ntibambyaye yawe ahubwo wowe wakuroze n'iyakarabye andoga iki se ariko Gakwe karame ubu uzashaka umugore ryari mushaka se hari aho namutaye Allo mabuja ngende Gakwege yego Gakwege we amakuru se amakuru ni meza namwe se muracyari beza nk'ejo hashize Gakwege we ni ibisanzwe sha mabuja muri beza pe ariko buriya mabuja uzi ko buriya hari ikintu ntakubwiye nta gake se Gakwe sha nyine mabuja uri mwiza pe ibyo se wari wabimbwiye kandi koko mabuja nibutse yuko nakikubwiye ahubwo ikintu nakubwiye nyine mabuja nyine sha naragukunze pe ngwiki ariko Gakwe uyobeye ko mfite umugabo erega mabuja buriya Gakwege umugabo wawe nta n'ikintu andusha koko se cyane ariko mabuja ubu ko maranye aka kamatushe kanjye imyaka 10 irenga kataramenekaho na rimwe ibaze noneho ubaye umutima wawe ko nawufata mabuja Gakwege nawe ese mabuja akabazo k'amatsiko buriya umugabo wawe muratyamanara oya turararana ariko ntabwo turyamana apo byumvikanye duhuriye muri lodge zo kwa Nkubito Allo ni kwa muganga tuvugana yego niho muga ngende Gakwege yego Gakwe tugufasha iki muga nyine urumva izina ry'Imana mfite ikibazo gikomeye pe Gakwe tubwira ikibazo ufite turagufasha nta kibazo nyine ikibazo mfite yego Gakwe iyo nsinziriye ntago ndeba Allo Gakwe wabyutse ko nasize ukiryamye mama nibwo nyibyuka uranyumvira ariko iki se kandi ubu ngubu ubona kuryamira bizakumarira ariko mama uzi ko abantu baryamira buriya aribo bagira ubwenge none se ubwo bwenge bagira nawe urabufite cyane ahubwo ndabarusha harya wabaye uwa kangahe uwa 10 mu bana bangahe 9 umva kandi wabaye uwa 10 gute kandi muri abana 9 nyine ni njye wa 10 none se ubwo bwenge burihe numva warabaye iwanyu mama ese ugira ngo korode wabaye wa 10 ubundi ugira ngo yandushije iki kari uko mwarimu yamwibiye muri siporo agahaguruka mbere yacu umva Gakwe ibyo tubireke ubundi wavomye mama ntago ndajyayo ubwo urajyayo ryari urabona butakeye ariko nukurumamagaye naringiye kujyayo kandi Gakwe nzajya nkukubita oya se kandi mama erega narakuze wakuranye iki ubwanwa n'uburebure nta kindi pe mama ugira ngo ubwanwa nibuza n'umugabo bugasiba undi nawe wabonye icyo urata cyane nuko yejya kuvoma rero mama ndajyayo mu kanya ariko Gakwe ninkukubita ubwo ni gute uzakontorora umujinya wawe nzakoropa inzu yose njyenyine ubwo se ni gute ibyo bizamara umujinya wawe nzaba ndi gukoropesha imyenda yawe Allo Kevin nakubeshye ndagukunda n'izina ry'Imana Messi nanjye surankunda cyane ndagukunda ariko sheri nubwo nkunda waranyimye neza nakwima se ubundi nubwo uri sheri wanjye hari ikintu wari wankorera gifatika Gakwegera none kubeshya uyu munsi ngufitiye siripurize ya danje ubwo si bimwe byawe oya da si bimwe byanjye ubu tuvugana namaze kukugurira itiki kwinjiza mu gitaramo cya Jenny's Comedy Show kiri bube kuri uyu wa 4 ku itariki 16 z'uku kwa gatanu mu iseka rusange bebe kuva wabaho wakitwa wowe unkoreye ikintu kizima tukimara kuva muri Jenny's Comedy kubera ibyishimo umuntu akura imva nzahita nguha ariko bane isi nijoro umuntu utazi Jenny's yarahombye iramesheje ariko suretse ngewe utaguha ninde wamujyanye mu iseka rusange
ahubwo nizere ko itike yanjye wayiguze mu ba mbere zitarashira. Reka da ibyo nabikoze kare nahise njya kuri www.jenny's.com mpita nyigura ariko cya gisumati cyanjye cya feke cyahise kinzimiraho n'izina ry'Imana. Utambwira yuko kugura itike byahise bipfa. Reka ntabwo byapfa ubu Jenny's yarabyoroheje nahise mfata akamatushe kanjye mpita nkanda akanyenyeri 727 mpita kiraho akanyenyeri mpita kiraho rimwe mpita kiraho akanyenyeri mpita kiraho 8 kiraho urwego ndemeza mpita ngura itike byoroshye mfite akamatushe kanjye. Niwumva nzaguhana nakongera. Urashize none. Uzanyongeza ariko bana yise n'ijuru Jenny's uragahora. Ariko baby hagati aho n'inka y'iwacu yabyaye. Ni byiza ndumva mwana yongereye we. Gakwege ni urwenya icyo kinyarwanda cya kera abantu bose baraseka baranyurwa n'urwenya bavuge tuje ubusazi niko buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa Gakwege gikomeza